Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze. Iyo iracyari Beta Skills TV, n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugira tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'ibindi byagufasha kuba wagira ubuzima bwiza. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka kuri bimwe bishobora kuba byagufasha mu gihe igitsina gabo cyagiye kigabanuka bitewe no kwikinisha. Turaza kureba rero bimwe bishobora kuba byagufasha kikongera kikiyongera ndetse kikagira n'imbaraga. Turaza kureba rero byinshi bigiye bitandukanye ku byo ubushakashatsi bwerekana ku gitsina umusore cyangwa umugabo yakagombye kuba afite. Turaza kureba rero ari ibihe bindi bishobora gutera kuba cyagabanuka, dore ko harimo no kwikinisha n'izindi ngaruka zabyo. Nyuma yaho niho tureba bimwe byagufasha kuba cyakwiyongera ndetse n'izindi nama zagufasha kuba wareka kwikinisha. Kwibutsa ko ikiri Beta Skills TV, niba utarakora subscribe bikore n'ubundi aka kanya kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi sheni yacu ya YouTube igenda ikugezaho. Ubusanzwe iyo tuvuga uburebure bw'igitsina cy'umugabo, hariho ubushakashatsi bwagiye bukorwa ku rwego mpuzamahanga bukagaragaza uburebure bw'igitsina mu gihe cyihariye cyo kuba kidakomeye n'igihe gikomeye. Reka turebe ibisanzwe bivugwa. Ubusanzwe uburebure bw'igitsina kidakomeye, ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko igitsina cy'umugabo kidakomeye kigomba kuba gifite uburebure bw'ikigereranyo cya santimetero 7 kugera ku 10, bingana na inci 3 kugera kuri 4. Gusa ibi ngibi bishobora kugenda bihindagurika bitewe n'imibereho, uburebure n'uturemangingo tw'umubiri. Uburebure igihe igitsina gikomeye cyangwa cyafashe umurego, ubusanzwe kiba gifite uburebure bwa santimetero 12 kugera kuri 16. Ubushakashatsi bwerekana ko uburebure bw'igitsina ku rwego mpuzamahanga bw'umugabo ari ku kigero cya 13.12 santimetero. Ahangaha akaba ari igihe gikomeye cyangwa cyafashe umurego. Ibindi rero harimo nk'umuzenguruko cyangwa ubugari, mu gihe kidakomeye kiba kigomba kuba gifite santimetero 9.31, mu gihe gikomeye kiba gifite santimetero 11.66. Gusa ibi bishobora guhinduka bishingiye ku bwoko, ibiryo, imiterere y'umubiri, imibereho ndetse n'imibereho ya buri munsi. Icyitonderwa: nta burebure bw'igitsina cy'umugabo bw'ihame rihari ku buryo bugomba kuba butarengeje cyangwa bukagabanuka. Ibipimo bitangwa ni igereranya zishingiye ku bushakashatsi, ntabwo ari amabwiriza. Ese ni ibihe bishobora gutuma kigabanuka? Uburebure cyangwa ingano y'igitsina cy'umugabo kigabanuka cyangwa kigaragara ari gito gishobora guterwa n'impamvu nyinshi, harimo iz'umubiri, imihindagurikire y'imisemburo ndetse n'imyitwarire. Hari impamvu z'ubuzima n'imisemburo, imisemburo idahagije cyangwa icyo twakwita hormone imbalance, harimo nka testosterone n'indi misemburo igira uruhare mu gukura ndetse no kubungabunga uburebure bw'igitsina. Mu gihe habayeho ikibazo mu gukora testosterone, gishobora kugaragara ari gito. Ikindi gishobora gutera kugabanuka, hari indwara zimwe na zimwe, harimo diyabete ishobora gutera ibibazo mu mikorere y'igitsina. Hari indwara z'amaraso cyangwa iz'umutima zishobora gutuma imitsi y'igitsina idakura neza. Kunywa itabi, inzoga nyinshi cyangwa ibiyobyabwenge bishobora gutuma imitsi y'igitsina itabona amaraso ahagije, bigatuma igitsina kigabanuka mu buryo bugaragara. Hari ukunanirwa cyangwa stress nyinshi. Stress ikabije ishobora gutuma igitsina kitagaragara nk'uko cyari gisanzwe. Icya gatatu, hari imiterere y'umubiri, harimo nk'umubyibuho ukabije cyangwa icyo twakwita obesity. Umubambare w'igitsina cy'abagore n'amavuta mu gice cy'inda bishobora gutuma igitsina kigaragara nk'aho ari gito. Ikindi, hari imyaka. Ku bagabo bakuze igitsina gishobora kugabanuka mu burebure cyangwa umuzenguruko
bitewe n'imihindagurikire by'imitsi ndetse n'imyakura. Icya kane, hari indwara cyangwa ibibazo byihariye. Hari indwara twakwita nko kugondama kw'igitsina, indwara iterwa n'utunyangingo tw'ibinure mu gitsina, itera kugenda kitarambuye neza cyangwa kurambika. Ikindi, hari imvune y'igitsina. Ibi bishobora gutuma hagira ibice byinshi by'igitsina bitagikora neza. Icyitonderwa, nta buryo bwo kongera uburebure bw'igitsina bwizewe 100%. Uburyo bw'umubiri udakoresheje shirorinji cyangwa imiti yemewe n'abaganga. Gusa gukora imyitozo nka Kegels exercises, kugabanya ibiro no kwirinda itabi n'ibiyobyabwenge bishobora gufasha igitsina kugaragara neza igihe gikomeye. Ese ni izihe ngaruka zindi zishobora guterwa no kwikinisha cyane? Icya mbere ni uko ku mubiri hariho guhungabana kw'igitsina. Kwikinisha cyane bishobora gutera kuribwa kw'igitsina cyangwa kumva hari aho gishaje mu gihe gikoreshejwe nabi. Ikindi ni uko harimo ibibazo bya prostate. Nubwo bitari kenshi, kwikinisha cyane bishobora gutera ibibazo by'igihe gito nko kubabara mu nda cyangwa muri prostate. Harimo guhindura imyumvire ku mibonano. Kwikinisha cyane mu buryo bwo kureba ibishushanyo cyangwa filime z'urukozasoni bishobora gutuma umuntu agira amahane atari ayo mu mibonano isanzwe. Icya gatatu, hari stress n'agahinda. Niba umuntu akora kwikinisha nk'igisubizo kuri stress, bishobora gutuma aba akandamizwa n'amarangamutima cyangwa kutishimira umubiri we. Ikindi twagarukaho, hari ku mibanire. Kwikinisha cyane bishobora gutuma umuntu atishimira imibonano mpuzabitsina n'undi, cyangwa bikamubuza uburyo bwo kwishima busanzwe. Nyuma yaho, reka turebe uko wabyirinda cyangwa ugakora mu rugero rwiza. Icya mbere, hari ugushaka ibindi bigushimisha, harimo imikino, siporo, kureba filime cyangwa indi myidagaduro bifasha gutuza no kwirinda kwikinisha kenshi. Hari ukwiga uburyo bwo kugenzura ubushake, harimo nka meditation cyangwa yoga bishobora kugufasha kugabanya imitekerereze ijyanye n'imibonano. Hari ukwirinda filime z'urukozasoni. Iyo urebye ibishushanyo cyangwa filime z'urukozasoni cyane, bishobora kongera ubushake butari busanzwe, bikagorana kugenzura. Hari ukwiyitaho mu mubiri. Gukora siporo, kurya neza bituma umubiri utera imbere, bikagabanya ubushake budasanzwe. Ese ni ibihe biribwa byagufasha kongera igitsina mu gihe cyagabanutse bitewe no kwikinisha? Hari ibiribwa bishobora gufasha mu kongera ubushobozi bw'igitsina, cyane mu buryo bwo kongera amaraso ajya mu gitsina. Ibiribwa bifasha imitsi n'amaraso kugenda neza. Imboga nka epinari ndetse na broccoli. Izi mboga zifitemo ibyo twakwita nitrate, zifasha imitsi kwaguka, bityo amaraso akagenda neza mu gitsina. Ibiribwa bikungahaye kuri larijini harimo nk'utubuto dutoya. Ibi nabyo byifitemo amino acide ifasha gukora nitric acid ituma imitsi y'igitsina ikomera neza. Ibiribwa birimo zinc kandi nk'inyama z'inka, ibinyomoro nabyo bifasha gukora neza. Testosterone, hormone ikomeye ku bushake bw'umugabo. Nuko ibiribwa bindi bifasha kongera testosterone harimo nk'amagi akungahaye kuri proteine ndetse na kalori nziza ikenewe mu gukora testosterone. Ikindi, harimo avoka ifite vitamine E ibitera gukora imisemburo y'igitsina. Ibiribwa bifasha gutera imbaraga n'imyororokere harimo nka shokora y'umukara ikungahaye kuri flavonoid bifasha amaraso kugenda neza. Ikindi nuko harimo imbuto z'umuhondo ndetse n'umutuku. Izo twasangamo nka watermelon, pomegranate zifite citrine, amino acide ifasha kongera amaraso mu gitsina. Ikindi nuko ibiryo birimo omega 3 harimo amafi na salmon, saladine, flaxseed bifasha kugabanya stress no kongera amaraso ajya mu myanya myibarukiro y'abagabo. Ikindi nuko imyitwarire nayo igira uruhare mu kuba igitsina cyakwiyongera.
Aha harimo nko kunywa amazi ahagije, kugabanya ibiryo bifite amavuta menshi cyangwa isukari. Ikindi ni uko gukora imyitozo ngororamubiri harimo nka cardio, kegels bifasha amaraso kugenda neza mu gitsina. Hari ukwirinda itabi ndetse n'ibiyobyabwenge byangiza imitsi n'amaraso. Icyitonderwa, ibiribwa bifasha mu kongera ubushobozi bw'igitsina ntibisimbuza imiti yanditse ku muganga igihe hari ikibazo cyo kutagira ubushake neza. Zimwe mu mbuto zikungahaye mu kugira ubuzima bwiza bw'igitsina harimo nka watermelon ikungahaye ku cyo twita citrulline na amino acide zifasha amaraso gutembera neza ndetse no kuba ingirakamaro mu kuba umugabo yagira ubushyuhe bukwiye. Ikindi ni uko harimo avoka yifitemo ibinure byiza ndetse ikagira folic acid na vitamine ya B6. Avoka ifasha kongera imbaraga ndetse n'imisemburo yo kororoka. Ikindi ni uko harimo imineke, isoko nziza ya potasiyumu ifasha ubuzima bwiza bw'umutima ndetse n'itembera neza ry'amaraso. Nyuma yo kureba ibi bigiye bitandukanye, reka turebe uburyo ushobora kwitegurira umutobe ushobora kuba wagufasha. Uyu mutobe uzongera amaraso mu gitsina ndetse ugufashe no kuba wakemura ibindi bibazo bigiye bitandukanye no kutanoza neza amabanga y'abashakanye. Turaza gutegura ibyiciro bibiri. Hari icyiciro cya mu gitondo ndetse n'icyiciro cya nimugoroba. Igihe mu gitondo uzajya utegura watermelon, imineke, pome ndetse na tangawizi. Uko bitegurwa, ufata agace ka watermelon, ugafata imineke bitewe n'umutobe ugiye gutegura, ugafata na pome imwe n'agace gato ka tangawizi. Iki gihe urabisya, warangiza ugashyiramo mililitiro 250, ugafata ku gakombe ukakanywa mu gitondo. Naho nimugoroba uzafata beterave, ufate inanasi ndetse na tungurusumu. Ibi ngibi numara kubisya uzashyiramo mililitiro 200 z'amazi uyungurure. Uzashyiramo ifu ya cloves. Iyi fu nayo numara kubiyungurura neza, ayo mazi uzashyiramo akayiko k'ubuki, nurangiza ukanywa. Ibi ngibi nugenda ubikora neza, mu gihe cyagabanutse bitewe n'ibinure byinshi, kwikinisha ndetse n'andi mabakteri, uzabasha kongera kubona impinduka gisubire nk'uko cyari kimeze. Ndagushimiye cyane rero, tuzasubire ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kuba byagufasha kuba wakwiyubakira ubuzima bwiza.